Gukurikira Yesu ntabwo byoroshe, ariko bikore. Icyo usabwa ni ukwikorera umusaraba wawe nta kindi. Welcome to Getsemani channel. God bless you. Stay with us. Ikaze ku muyoboro wa Getsemani. Imana iguhe umugisha, gumana natwe. Ndabasuhukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, ku badukurikiye kuri uru rubuga cyangwa se ku muyoboro wa Getsemani. Uyu munsi rero nifuje gusangira namwe n'amagambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ni amagambo avuga gukurikira Yesu ko bitoroshe, kandi kuko ndibyoroshe, ariko kuko tuba turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo azadushoboza muri byose. Nta magambo nasomye numva nayabwira abantu bakagira icyo bakora, bakagira icyo bahinduka mu buzima bwabo. Reka mbere ya byose yuko tusoma cyangwa tusobanura ijambo ry'Imana, dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndagushimiye ku bw'ubuntu bwawe, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuko uri Data wa twese mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Nyiringabo, ndagushimiye yuko wabanye nanjye, ndagushimiye yuko warinze bene Data, ndagushimiye yuko wabanye na buri umwe wese udukurikiye kuri uyu murongo. Izina ryawe nishimwe kandi izina ryawe rihimbazwe. Mana, nciye bugufi, ndakwinginze unyeze undunganye, aho ndatunganya unyeze, aho mbonaho umugayo unyeze mu izina rya Yesu. Kandi mwami, n'ukurikiye nawe umweze umutunganye, kugira ngo aya magambo abashe kugwa mu butaka bwiza, umutima uwumva ayakire, amahwa yo kurigundira uyarimbure mu izina rya Yesu. Mwami, iri jambo ryere kugwa mu nzira mu izina rya Yesu, kandi ryere gutoragurwa n'inyoni mu izina rya Yesu. Aho ku mwami, reka rigwe mu butaka bwiza. Ndakwinginze Data wera, bana nanjye ugiye kuyavuga, ndaba ari njye, aho ku Mwuka wawe wera aganze. Njyewe mbure, weho ukore. Kandi mwami, izina ryawe rirusheho kwamamara. Ndikunze nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Reka dusangire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Matayo, igice 8, umurongo ni wa 18 kugeza kuri 22. Umutwe w'amagambo uragira ati: gukurikira Yesu ndibyoroshe. Umurongo wa 18 akatubwira ngo, kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi umurongo wa 19 akavuga ngo, umwe mu banditsi araza aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. 20. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo, n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ndafite aho kurambika umusaya. 21. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, banza undeke ngende mbambe data. 22. Yesu aramubwira ati, ngurikira, reka abapfuye bihambire abapfuye babo. Imana idufashe. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu nabo bari bari kumwe, cyangwa se mu bigishwa be, cyangwa se abari bari kumwe nawe muri icyo gihe. Nk'uko umutwe w'amagambo wavuze, gukurikira Yesu ndibyoroshe, ariko birakwiye yuko dukurikira Yesu. Se gukurikira Yesu bisaba iki? Se gukurikira Yesu ni ikihe cyemezo umuntu afata? Iyo umuntu ashatse gukurikira Yesu, ni ibihe agenderaho, ni ibihe atagenderaho? Muri aya magambo make dusomye, harimo
navuga ati ni byinshi, hari ibyo twarondora, hari ibyo nashiraho, hari n'ibyo nawe washiraho. Ariko ndibanda ku mutwe w'amagambo uvuga ngo gukurikira Yesu ntabwo byoroshe, ariko tugomba kumukurikira kuko niba wiyemeje gukurikira Yesu, mukurikire. Gukurikira Yesu nubwo bitoroshe, Yesu aradutegekera kumukurikira kandi tukareka ibyatubuza kumukurikira cyangwa tukamukurikira ari ibindi tugendanye. Aha mumwe twasomye ku murongo wa 19 haratubwira ngo mumwe mu banditsi ngo yasanze Yesu aramubwira ati ngo mwigisha ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ngo ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite aho byarika cyangwa se bifite naho aho bijyama, ariko umwana w'umuntu yabuze aho arambika umusaya we. Ni nk'umukristo w'iki gihe arashaka gukurikira Yesu, ariko mu mutima we harimo ibyari. Arashaka gukurikira Yesu, ariko mu mutima we harimo ibintu bidafite umumaro, harimo imyobo, harimo iki. Yesu abuze aho agira ute arambika umusaya we. Mu kinyarwanda baravuga ati umuntu ni mugari, ariko kuri Yesu ntabwo washobora kuba mugari kuko Yesu abona hose kandi akabona ahirengeye. Yesu ashaka ko tumukurikira, ntitumukurikire dufite ibindi, ntitumukurikire muri twe harimo ibyari, harimo ibishogoshogo, harimo ugwiri, harimo iki. Yesu ashaka ko tumukurikira dufite umutima utunganye kandi dufite umutima wejejwe, Imana idufashe. Yesu yabwiye uyu muntu, ni nko kuvuga ati ushaka gukurikira Yesu, ariko umutima wawe harimo ibidashimwa n'Imana, harimo n'ibidashimwa na Yesu, harimo n'ibidashimwa na Mwuka Wera. Ushaka gukurikira Yesu, birashoboka yuko wamwegurira umutima wawe, birashoboka yuko wamwegurira umunwa wawe, birashoboka ko ari ingingo zo ku mubiri wawe wamwegurira, ariko hari n'indi ugira ute uhisha. Uyu muntu kumugiranya n'umukristo ushaka gukurikira Yesu, ni ngahari yabwiye ati Yesu ndagukurikira aho ujya hose, ariko Yesu aramubwira ati ingunzu zifite aho zarika, nako zifite imyobo, kandi n'ibiguruka bifite aho byarika. Navuga nzoza, niba ushaka gukurikira Yesu manzo uvana ibintu biri mu mutima wawe bibi, iha Yesu umwihe wese, iha Yesu umwihaye, kuko atari ukuvuga ati ngo uramwihaye pati imwe iyindi ndumwihaye. Se umuhaye umutwe ariko umutima ndumuhaye. Yesu arashaka kumuha byose. Hari urugero ngunze gukunda, ndaruvuga mu magambo yanjye ko sinaruvuga ngo uko nagumvishe. Akenshi bijya bingora kuvuga inkuru z'abandi nguko bazivuga, rero reka mbivuge mu magambo yanjye. Hariho umuntu yubatse inzu ye nziza, none abwira Yesu ndaguha icyumba. ngo Satani akaza azi we akamwinjirana akamukubita akabwira ati Yesu uri he? ngo Satani yandeye wari uri he? Yesu aramusubiza ati njye mba aho wangabiye, niba warambaye iki cyumba najya muri salo utarahambaye, najya muri korodoro utarahambaye. Niho se yamuhaye icyumba mba na salo. ngo Satani araza amubitira mu gikoni, reka se tuvuge no muri korodoro ya salo n'igikoni. Ndiko bivuga mu magambo yanjye ngo noneho Satani aza atera wa muntu wenda amusanga muri salo y'uruganiriro. Noneho abwira Yesu ko Satani yandeye wari uri he? Yesu aramusubiza ati njyewe narindi mu cyumba wambaye no muri salo wambaye, none naza muri salo y'uruganiriro utarahambaye. Noneho niho yavuze ati nguhaye inzu yose. Yamuhaye inzu yose, nawe yamuhaye garage cyangwa ngo imuhe
jade cyangwa imuhe igikari, yamuhaye inzu yose, yamuhaye n'urubaraza. Noneho nyine Satani yaramusanze muri jade, aramukubita aramudiha. Noneho niho yatabaje Yesu, Yesu urihe? Aramubwira ati nari ndi mu nzu wambaye, ariko hanze ndi wahambaye. Rero njye sinaba aho utambaye, nguma aho wangabiye. Noneho umuntu abona nyine Yesu, Satani ari kumugwanya, Satani ari kumutera aho Yesu atari. None niho yabonye ko ibibazo bimwanya ibibazo, aravuga ati inzu yose ndayeguhariye, imi naho nashaga amabanga yose n'utubati twose ndatuguhariye, yemwe n'ibirimo ndabiguhariye, n'inzu yose n'urubaraza ndabiguhariye. Kino gitekerezo ndi kukivuga nguko ngiye nacyumvise, ndi kukivuga nguko ngiye ngyumva, sindi kukibabwira nguko nacyumvanye abandi, nanjye nishiremo ibimfasha, kuko natekereje agatekerezo ndavuga ati ni keza, ngagereranya n'umukristo wakijijwe ariko akajya aha Yesu ingingo imwe atamuhaye, atihaye Yesu wese. Bivuga ngo iki? Biravuga ati niba ushaka gukurikira Yesu, niba ushaka kugendana na Yesu, muhe umutima wawe, muhe ibitekerezo yawe, muhe amaso yawe, muhe umunwa wawe. Bene data nshuti z'umusaraba, aho Imana itari abantu bakora ibyo bashaka, aho Imana itari inshuti z'umusaraba, abantu bakora ibyo bashaka. Aho Yesu atari, ukuri kubura mu bantu. Aho Mwuka atari, abantu bariyobora. Hari igihe umuntu aba ashaka gukurikira Yesu, ariko muri we harimo ibyari, muri we harimo imyobo, muri we mbese harimo ibintu bibi, harimo ubujyajya, harimo ubutiku, harimo kubesha, hatarimo ukuri. Ariko birasa niba ushaka gukurikira Yesu, ba umunyakuri, kuko na Yesu ubwe yari umunyakuri. Niba ushaka gukurikira Yesu, kura ibyo byari muri we, ukura iyo myobo muri wowe, kuko ijambo ryatubwiye Yesu ngari ku mwana w'umuntu ndafite aho kurambika umusaya we. Ese mu mutima wawe Yesu yabona aho arambika umusaya we? Ese mu mutima wawe ari aho Yesu yakicara? Ari aho Yesu yabonera kwibera? Nshuti z'umusaraba, reka dutunganye imitima yacu, reka tuyitunganye rwose, kandi nituyitunganya Yesu arataha muri twe. Nituyitunganya turabasha neza gukurikira Yesu. Ku murongo wa 21, ngo undi wo mu bigisha be aramubwira ati databuja, banza undeke ngende mbambe data. Yesu aramubwira ati ngurikira, reka abapfuye bihambire abapfuye babo. Yesu yaravuze ati niba ushaka kungurikira, reka ibyo byose bikugose, iby'isi, niba ari irari, niba ari iki, niba ari inshuti wumva utareka, niba ari umuntu wo muri famiye utareka, ibibazo iki. Yesu avuze ati ngurikira, arangije aravuga ati reka abapfu bihambire abapfu babo. Biravuga ati niba ari ikintu kikuboshe, niba ari inshuti ikuboshe, niba ari amakuba, kuko n'amakuba ashobora kuboha umuntu, cyane cyane nk'umukristo akavuga ati ibi byago bingeze, aya makuba yangezeho, Imana yemeye ko bingeraho, mbivuyemo ngize uto. Oya, kurikira Imana kandi uyikurikirane n'umutima wawe wose, izakugirira neza. Gukurikira Yesu rero nta kindi bisaba kureka byose, ibyaha by'inyongobezabugingo, ibyaha abantu twitana binini n'ibindi tukabyita bitoya. Ijambo ry'Imana riravuga ati mu mategeko yose 10, umuntu niyica rimwe muri ayo mategeko yose azaba yishe. Nshuti z'umusaraba, reka tureke ibidafite umumaro, dukurikire Imana, tuyiyegurire ibiri mu mitima yacu bidashima Imana,
tubikuremo, twimikemo Kristo, twimikemo Mwuka Wera, twimikemo Imana, twiyegurire Imana, twiyegurire Yesu, twiyegurire Umwuka Wera. Kuko Imana niba muri twe ntabwo tuzakora ibyo dushaka. Yesu naba muri twe ukuri ntabwo kuzabura muri twe. Umwuka Wera naba muri twe ntabwo tuziyobora. Tuzamera nka wa muririmbyi ngo singikora ibyo najyaga nikoresha, ahubwo ubu nsigaye ngora ibyo ndikoresha. Ibyo wikoreshaga mbere niho wabyikoreshaga, ariko ibyo ukora uyu munsi ni Mwuka Wera ubigukoresha, kuko ni bizima biratunganye. Rero nshuti z'umusaraba, reka tureke ibibi bitubuza gukurikira Yesu, bitubuza kujya imbere, bitubuza kwegera Imana, bitubuza kubana n'Imana, tukumva iby'isi ari byo dushaka. Ariko nshuti z'umusaraba, nshuti yanjye, icyakubuza gukurikira Imana gishobora kuba ari gito, gishobora kuba ari kinini, ariko icyo cyaba ari cyo cyose shaka kukiyambura. Uyu mwanditsi wabwiye Yesu ngo aramukurikira aho agiye hose, mwumvishe amagambo Yesu yamushubije. Nawe niba ufashe icyemezo cyo gukurikira Yesu uwo mwanya, hita wiyambura na bya bindi byose byakubuza gukurikira Yesu. Iterambere ryaraje, umuntu ashobora kuba afite telefone, yicaye areba ibidafite umumaro, akurikira indirimbo zidafite umumaro, cyangwa yicaye mu ndeko z'abanywi b'inzoga, andi n'umukristo cyangwa se ari mu kiganiro kidahesheje Imana icyubahiro. Muri uwo mwanya w'uburimo ijambo rishobora kugucika, kandi niyo ritagucika, ikintu cyose cyakwizingitiraho ukikamera nk'ikikuzenguruka, shaka uko wakiyambura ukurikira Umwami Yesu. Nda bintu ukururana nabyo, ukurikira Umwami Yesu wemye, wisanzuye, nda kintu kigufashe cyangwa kikubushe. Ndagira ngo nsoze nkubwira ati, nubwo gukurikira Yesu bitoroshe, ariko gerageza uko wamukurikira, kandi igituma bitoroha niba bigufashe cyangwa se bikuzengurutse. Ariko ndakwinginga mvuga ati, saba Imana imbaraga kandi iragushoboza, irakubashisha. Uyikurikire wemye, uyikurikire ufite imbaraga, uyikurikire nda kintu ukururana nacyo, ndabigukurikiye inyuma, ndabyo uboshe mu mutima wawe. Uyikurikire ari wowe, yiharire umutima wawe, ubwenge bwawe, ubugingo bwawe, uyiharire byose. Uvuga ati, Imana ndakwihaye, Yesu ndakwihaye, Mwuka Wera ndakwihaye, abari mwe munyobora, aho mushaka ariho munduma, icyo mungoresha kibe icyo, were kuyikoresha, awukoreka Imana igukoreshe. Aya niyo magambo nifuje kubasangiza. Umwuka Wera basobanuye kuruta uko ngewe nayasobanuye, kuko ngewe sinakumvisha ijambo ry'Imana, sinarigushamo ngo byemere, ariko Umwuka Wera gakora imirimo itangaje. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ishobora byose, ndagushimira kubw'urukundo rwawe, ndagushimira kuri aya magambo yatwibutsa ko nubwo gukurikira Yesu Kristo bitoroshe, ariko turasaba kwibohora, turasaba gukuramo inkweto, nguko Mose yari ahagaze ahera amubwira ati, nakwetura inkweto. Ibyaha byaba bitwizingatiyeho, se haba ari irari, iraha, ubugome, urwango, kudakizwa neza, ibyo byose Mwami ubitwambure, utweze, utubohore ingoyi zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Byaba bitwizingatiyeho byose ubitsinde mu izina rya Yesu Kristo. Mana, amaraso y'Umwami Yesu yavuye, yamenye ku musaraba i Golgota, atweza tuboneze. Kandi aya magambo reka Umwuka wawe Wera yaherekeze, reka Umwuka wawe Wera yasobanure ubwoko bwawe, kandi nanjye uyavuze ndusheho kuyumva, ndusheho kuryoherwa nayo, menye ko nubwo gukurikira Yesu Kristo bitoroshe,
ariko niniyambura ibyaba bingoshe byose biranyorohera kumukurikira, kuko sinabasha gukurikira Yesu Kristo amaguru yanjye aboshwe, umutima wanjye uboshwe, amaso yanjye afite ibyo yarangamiye. Ariko nunyobora ngegura umutima wanjye kuri wowe, ngawegurira Umwami Yesu, ngawegura Umwuka Wera, muzanyura kandi muzanyobora neza, muzangeza mu ijuru amahoro. Ndagushimiye Yesu Kristo w'i Nazareti kubw'aya magambo, izina ryawe nshimye, izina ryawe rihimbazwe none n'iteka ryose, niko nze nize mu izina rya Yesu Kristo ryera. Amen.